umuhanzikazi Uwayezu Ariel wamamaye nka Ariel Ways bitewe n'indirimbo yakoze agashyiramo amafoto cyangwa se amashusho y'urukozasoni. Biri kuvuga ko ari we mukobwa wazanye ikintu cyitwa ubutinganyi mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe rero n'indirimbo yakoze zirimo 10 days ndetse na Lose You yakoranye na Babu. Biravugwa ko rwose ziriya ndirimbo zamamaza ubutinganyi mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu rero nyiri gukora zino video yaje kubazwa icyatumye akora video nka ziriya, akoresha abakobwa akanababyinisha nawe ari umukobwa. Yaje gusobanura yuko rero gukora ziriya video kuriya aribwo buryo yashakaga, ngo biriya atari ubutinganyi ahubwo ariko video ziwe yari yazishatse. Gusa n'ubundi abanyamakuru bo ntago bajya batuza, ntago bajya bahwema, n'ubundi bakomeza bakomoza kuri iyo nkuru bakavuga bati rwose Ariel Ways ziriya video yakoze ntabwo biriya bintu ari iby'i Rwanda. Aho rero Ariel ndetse na Babu baje gutabwa muri yombi bakekwaho kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge, bakajyanwa mu kigo ngororamuco. Ariel nibwo n'ubundi bakomezaga bavuga ati na biriya byose yabaga yabitewe n'ibyo yabaga yanyweye birimo ubwo ndabara ibiyobyabwenge, ntabwo biriya bintu rwose ari ibintu by'i Rwanda.